Yes, nkuko mubimenyereye ni Shata Mukazi aba amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengero bwaryo. Nongeye kubasuhuza mbishimira ibihe byiza. Alright. Ni igihe nk'iki rero nongeye kuza ngo mbagezeho ikiganiro cy'ubuzima bunejeje. Ubuzima bunejeje ni ikiganiro kitugezaho uko ubuzima bugomba gutwarwa cyangwa se uko ubuzima bugomba kubaho kandi wabigizemo uruhare. Kuri uyu mwanya rero noneho mbazaniye ipapayi. Ipapayi ndagira ngo nyibabwireho mu buryo burambuye kandi namwe mushobore kuyikoresha nk'uko bikwiye. Ipapayi ishobora kuvura indwara zikomeye. Imbuto nyinshi zitandukanye zishobora kuvamo imiti y'umwimerere kandi izo mbuto nyinshi turazihinga mu mirima, izindi tuzisanga ku masoko duhahiramo. Akamaro cyangwa se amakakama agira umumaro utandukanye. Rero amakakama y'igiti cy'ipapayi mbisi ni umuti ubasha kurwanya inzoka zo mu nda. Imbuto z'umukara ziba imbere mu ipapayi ihiye ni umuti uvura inzoka zikunze kuba mu nda y'umuntu. Iyo umaze kurya ugahekenya utuyiko tubiri tw'imbuto y'ipapayi ihiye nubwo dukarata nk'urusenda, ayo makakama cyangwa se ayo makari ashira vuba bityo ukaba wahakura umuti. Amakakama ubwayo iyo umize imbuto nyinshi zitandukanye usanga inyinshi zitabonekamo umuti, ariko muri izi mbuto z'ipapayi zifitemo umwihariko w'umuti. Alright. Amakakama y'igiti cy'ipapayi mbisi ishobora kugufasha indwara yo mu mara yo mu nda, niba ufite icyo kibazo cy'indwara yo mu mara yo mu nda, maze ukaba wamererwa neza kandi wowe utari uzi ko imbuto cyangwa se umuti uwuhorana aho ngaho. Imbuto z'umukara ziba imbere y'ipapayi akenshi ni umuti uvura kandi udusebe tuba turi mu nda cyangwa se amoya agenda apfukagurika iyo mu gifu. Alright. Ipapayi ifasha igifu gusya ibiryo bimwe na bimwe bikomeye nk'inyama, umugati, ibigori, amagi n'ibishyimbo. Iyo wariye byinshi hanyuma ukarya agasate k'ipapayi bikugwa neza. Ipapayi irwanya mikorobe mu mubiri, cyane cyane iz'abarwayi ba diyabete. Iyo ufite igisebe uracyoza neza, warangiza ugafata ikibabi k'ipapayi ugafataho ikingana n'igisebe, noneho ugashaka agapfuko kikahapfuka kugira ngo ikibabi kitaza kuvaho. Ukajya uhindura kenshi cya kibabi. Inkorora cyangwa se bronchite iyo uyirwaye ufata indabyo z'ipapayi ukazoza, ugafata amazi aringaniye bitewe n'imbuto ugiye guteka uko zingana, ugashyiramo n'isukari iringaniye, warangiza ukabireka bigatogota, ukaza kubiteruraho ukaminina mu gikombe cyangwa se mu icupa, ukagenda unywaho ukurikije ikigero cy'umuntu urwaye uko angana.
Umuntu ufite ikibazo cyo kunanirwa kwituma, yimenyereza kurya ipapayi, ikibazo kigakemuka neza cyane. Izo ni indwara zivurwa n'ipapayi, ishobora gutuma kandi wahindurirwa byinshi mu mubiri. Reka dukomeze tugenda tubabwira ibyiza by'ipapayi. Nk'uko benshi batabizi, ipapayi kandi tuyisangamo ubundi mwihariko y'uko abantu bamwe bashobora kuyibona nk'urubuto rusanzwe, ariko ni urubuto rudasanzwe kuko igihe cyose wagugariwe nk'uko urubuga rukomeza rubitubwira, iyo mu nda hashobora kuba hatameze neza, byavurugutanye cyangwa se utajya kwituma neza nk'uko babisobanura, icyo gihe iyo wariye ipapayi cyane cyane mbere yo kurya ibindi biryo, ipapayi irabigufashamo maze ukagenda ugubwa neza. Ni ikiganiro shatamukazi nk'uko tubimenyereye, reka dukomeze tugenda dufatanyiriza hamwe dukora share, comment, like kugira ngo twese tubashe kugezwaho iki kiganiro.